Mu karere ka Gatsibo inka yabyaye abana babiri bari kwitabwaho kwa muganga, yabyaye hungu na kobwa, nyir'ubwite nyuma yo kubyara aba bana babiri yahise ayica. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero, ngiye kubagezaho amakuru akurikira. Mu karere ka Gatsibo umurenge wa Nyirangarama akagari ka Karambi, inka yabyaye abana babiri hungu na kobwa, nyir'ubwite akimara kubona ibibaye yatekereje kwica n'abo bana, abari bahari bahise bafata abo bana barabamwaka, ariko umugambi yahise afata cyangwa se intego yahise afata, yahise yica iyo nka atangira kuyigurisha no kuyitangira ubuntu. Nyuma y'ibyo ngibyo nibwo ubuyobozi bwahise bumwataka n'abaguze kuri iyo nka bose n'abayihawe, ako kanya bahise bafatwa bambikwa amapingu babajyana mu buroko. Ubu ngubu baraza kubakatira mu gihe gitoya, barakiga ku kibazo cyabo impamvu batekereza kwica inka imeze nk'umuntu cyangwa se ifite imiterere nk'uyu muntu. Aba bana bari kwitabwaho mu bitaro by'akarere ka Gatsibo, abaganga bakomeje kubaha ubutabazi bw'ibanze, babashyize muri bomboni kugira ngo bahabwe umwuka, ntabwo bari guhumeka neza. Aba bana bari kwitabwaho. Nkubwira ngo niba wahageze uramenye ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Niba wahageze kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi. Ntabwo uri igitambambuga, ntabwo wabura na kimwe ushoboye, watanga like, comment kugira ngo uyu muryango YouTube isawamamaze waguriwe ugeze no ku bandi bakeneye ubufasha dutanga buri gihe, cyangwa se buri gihe dutanga ubufasha, twamamariza ubuntu hano kuri uyu muyoboro wanyu, kandi ibintu byose ni ubuntu hano kuri uyu muyoboro. Nk'uko nagiye mbigarukaho, nyuma y'uko nyir'inka yatekereje ko baraza kumufata n'ubundi, agahita afata umwanzuro wo kwica iyo nka kugira ngo bataza kumenya ko yigeze kuyisambanya. Ibi ngibi ngo ni umwanzuro yafashe, ariko yawufashe ahubutse, yari azi ko ari gukemura ibibazo, ahubwo nibwo yateje ibibazo. Yahise yica kugira ngo bataza kumukekaho ko yigeze gusambanya iyo nka cyangwa se kugira ngo itazamukoraho. Ntabwo yabyumvaga ku buryo inka yabyara abana babiri, n'abandi bantu byakomeje kuba urujijo cyane no kubacanga, nk'uko abaturage bo mu karere ka Gatsibo n'umuyobozi w'akarere ka Gatsibo nk'uko yagiye abitangaza ko iyi nka yabyaye abana babiri, bakaba bari kwitabwaho n'ubuyobozi.